nimba nta mafaranga ufite yo kugura imiti haguruka aho ngaho ubusohotse byuka ubu ujyana hanze muri jaride. sinshobora gukora ikosa ryo kuvuga ngo hari mwene wabo w'umugabo wanjye waza kuba mu rugo rwanjye yo kwa mabukwe noneho mabukwe akaza akinjira mu rugo rwanjye ariko njyewe niko mbibona keretse niba atari ko ngo niko mbibona wanjije ubucuruzi kandi mubwire wa mugabo mu cyubahiro wumva wiha wowe wiha udatuma nkwambika amapingu ukagenda gusebya muri rubanda kuko ngiye ningira mu rugo ndica umuntu wakabaye uri kunterera warayineye sinanga kuyisaba mushiki we napfa nyine nawe nkamwica n'umugabo agahera gereza cyangwa nawe nkamurangiza ubu umukobwa akikora akazi iwabo akaza hano aho kugira ngo wicare mu ntebe yo muri salo mukaromboreza mu cyumba. Erega buriya dogiteri iyo ufashije umuntu aba agusabiye umugisha ku Mana agafata byoye kuri ni mu mbabarire nubwo numvaga bindenze ndahiye ku izina ry'Imana yo mu ijuru ndagushakira igitanda cyiza maze nshake nimero z'abagabo benshi bashaka abana bato nk'abo kandi bajye batwishyura. narinje hano kwa musaza wanjye narangije kwiga ubuzima nyine burancanga narinje hanga ngashakira akazi ngo nta soni ngiye kubona hano aha ngaha mu rugo rwanjye nta soni ariko nyagasani ayaya niko urarebye usanga ariko mu rugo rwanjye ari mu kigo cy'imfubyi ugomba kuza kurererwamo. nakubwiye ngo guma hasi sinshaka kuvugana warashaka kumvugisha uhagaze none se urabona nabaho ko ari umuryango mfite muno mujyi wa Kigali kasarana nawe muri uyu muryango ari bafite muri ibyo none hano kwa Ketiya niho mu kigo kigomba gufasha imbabare subira iwanyu mu cyaro aho kwa nyoko Bera ngwino urebe bimwe twavugaga siko wagira ngo neza twari turi kubivuga biri kuba ndare ngwino urebe tabara reka Shabera reka mubwizo karabi umva ntabwo ushobora kwimenyereza imbere kuko bugiye wimenyereje imbere gere ndagusuzuma kakira rwose imbugiye akantu sinshobora gukora ikosa ryo kuvuga ngo hari mwene wabo w'umugabo wanjye waza kuba mu rugo rwanjye yo kwa mabukwe noneho mabukwe akaza akinjira mu rugo rwanjye sinshobora uretse nawe we no kuri murumuna wanjye ariko uro kwa mabukwe merci nyine gusa reka mubwire ikintu kimwe pe nta mpamvu yo kubimenyereza ati kuki ko nyine bahita bagusuzugura icyambere ucira hasi ataciriye hasi ugize gute erega bakugira n'ishyari noneho babona wenda wikoreye akantu babona ubayeho neza nyine bikabababaza ati wenda ari mu mitungo y'umwana wacu ibikini ibintu nk'ibyo ngibyo bakagira nyine ishyari sinshobora byo ntabwo ushobora mabukwe njyewe Ketiya yambara na mabukwe muramukazi ariko ye niho bahera bagusuzugura niho bahera baza bakunyaho sinshobora uzi noneho baramukazi ugomba kubafatirana mbere bakigera mu rugo kuko utabikoze yakumenyera wajya ukora hasi akavuga akagusuzugura niyo mpamvu ntagomba gukandagira uko bimeze bamenye urabazi shake uri kuvuga baramukazi bawe noneho nyoko bukwe we uzi
usize we ngo yageze nko mu rugo rwawe ngaraza akakumenyera nga amategeko agushyiraho arenze ngo nashyira mu rugo rwiwe ngo wapanga ikintu akagipangura wateka ibiryo ateka ibi ngibi umva mbese nyine sona bikubwira gute nyoko bukwe noneho abarenze ahubwo yibeshye akanakandagira ngaho umva sinzi icyo twajya tumukorera tuba twamusukura urusenda mu maso sinzi uko twabigenza ahari noneho ukuntu nanga mama nako si mawe kuko umuryango wose ndawanga sinshobora no kwemera ko akandagiza ikirenge cyane mu rugo waranagendesheje undi uriya muryango wagiye kuwushakamo wakumenyesha sinzi ariko ke urugo n'urugendwa genda urebe n'indi uri gukomanga mukuru wanjye yaragendesheje rwose iryango ubundi yagiye kwishakamo yahumye ariko bera waheze he ntunguze urebe ko twajwemo neza neza ubundi se ko ntakuzi uruwaheye muzajya mubona abantu bamaze gutera imbere nimuranza mutangire muze kwirunda mu rugo rwabo ko nta wari warahashe berera ubu nibwo mwibutse koza ifoto yiwe kandi yitwa Profesa ifite ifoto yiwe kandi yitwa Profesa ese muko ninde wakubwiye yuko abantu bose babuze akazi abashomeri muri iki gihugu baza gushakira akazi ahangaha muri uru rugo ninde wakuyoboye ahangaha si ninde wamurangiye ngo wabwire Keti kurishyana ahangaha umenye yuko iyo famiye y'umugabo itangiye kugutera mu rugo ujye umenya ko urugo rwasenyutse neza neza burundu kuri umwanda hano none se mwambabare mwuka byarana ntungire impuhwe pe mwiza umwana w'ikinege ariko narumiwe mwiza umwana w'ikinege koko ko narumiwe haguruka gira ewe Jo musaza wanjye iminsi myinshi ego unishimiye kukubona pe andi makuru ni meza yewe ariko mu cyaro ntabwo mutana no kwambara ibintu bigiye ku muguru ese si nziza ubu se wakujyana mu isoko waha hapa Jo usigaye usa neza ariko abanyeshuri sinzi ikintu bapfana n'ukuntu kubera ukuntu usigaye angana na milivare umuntu aba atanga yashizemo ese Jo waje rya umaze igihe Kigali cyane waje rya naje mu kanya oya nibwa cyiza nta n'amasegonda uzi ko ageze ahangaha nawe tukandagira ni karibu mama muze ariko mujye mu nzu baki Jo mujye mu nzu tubaki hanyuma se Jo kamufashe kino gikapu mama ameze gute se mama ameze neza ahubwo kambanze mwakire Jo bura twakire aracyakomera cyafite imbaraga zo guhinga ameze neza buretse tugende mbanze mwakire ubundi nawe aze mbanze mwakire nashaka narari bagihari se aya birumvikana ni karibu mwinjire mu nzu reka muze twinjire ni karibu aya nta kibazo rwose Jo nawe ni karibu arisanga n'ubundi sana umva mbanze ubwira wa gakobwa uranyumva neza uranyumva ko utekereza kumva ndavuze ngo ufunga ako kayozo kawe ndakumva mabuja vuga gake nakiyo tuwareteye ngo ni umuntu uribeshye ukavuga ngo wageze hano ngo turakubangamira ngo ibiki no kuramuka ntabwo urarama uranyumva neza ntabwo ndabivuga uceceke uranyumva ariko wowe wagikobwa reka mbanze kubaza ubundi uje kuba ahangaha cyangwa uri bwatahe uje kuba hano uje kuba hano
rero nimba uje kubaha ugenda ubwire bofu wanjye yuko uranyumva neza yuko wageze hano tukakwakira neza twagufashe neza tukaguha karibu uranyumva ntugire ikintu uvuga urutwe tubarume n'ubizi utaje kusenyera ntabwo uzi uko nahubatse uranyumva ibyo mubwira nanjye niko nahoze nkibwira kibe nabyumvishe no kuri kandi nzabikurikiza zibaho rero reka kubwiza ukuri ntudacunganwa n'agaciro kawe ese uri kwikanga sinkubeshye sinukura ko ubonye uri kunyumva umva nizere ko ibyo navuze wabyumvise uranyumva neza n'udacungana n'uwo muntu wawe nk'uko keta bikubwiye ntabwo urara kuri iyi si ikuzimu nyine aragutegereje nk'uko ubyumvishe uranyumva neza hano tugereje Shere bimeze bite? bakoze shariyo Karama. mbona ntacyo uri kwibwira uzi ko mu rugo bari kubaka kandi uzi ko amafaranga yabashiranye Ako se ngereka kubaza Kate. Hashize amasaha 2 byibura ngo hamagaye. Ntabwo nguhamagaye kugura ko mama arwaye kandi ikindi ndanabigusobanuriye sibyo? Ndumva nta n'impamvu yari gutuma mbisubiramo nk'ibyo nari maze kukubwira. Nta miterere yatanze kandi umuntu utatanze miterere yivuza 100%. Urumva biri kugenda bite? Ndafata amafaranga mwe njyane kwa muganga ndiyajyane ndayakura heza. Ngiye ntabwo ibyo bindeba se wemereye mama kuko ngo kumubakira nzi kureba abakozi batangiye kumutera hejuru niba mukubitira abana mu rugo biragenda bite ubwo hagati yo kubaka n'umuntu urwaye ubwo mbega ikihutirwa ni iki? ibyo ntabwo bindeba urabizi neza kandi niwe wari mwemereye urumva kandi urabizi ko kuri konti yanjye uzi amafaranga ari subize Ndabizi. ubwo rero nanjye ndakora icyo ngomba gukora ntabwo uvuze nyuma Ako se reka tuba twumvikana ho gatoya sibyo? Urumva umwanzuro ugiye gufata uri buze ko ubujyanye n'ibyo turimo? ntabwo ngibyo iwanyu byishingiye wemereye mama kuki wagiye kubeshya mama ubundi se mukecuru aracyari kwa muganga cyangwa yavuyeyo Ariko shiri iyo umuntu akubwiye umuntu ararwaye ari kwa muganga wumva kwa muganga ari nko mu isoko umuntu agenda agatora ikintu amaze yamara kwishyura akakijyana agasubira mu rugo aracyarwaye ari kwa muganga ubu tuvugana reka mubwize ukuri sinjye kukubeshya ngewe ibyo ntabwo bindeba kuko na mama ntabwo ari gukubitwe n'abakozi kubera ibyo wemeye kandi ikindi ugomba gutekereza nubwo ko amafaranga twari tugezeho yose ari kuri konti yanjye nyamara ubitekerezeho ufate umwanzuro mbere yuko ngewe ngira icyo nkora hasi shiri reka mubaze sibyo? Nje urumva mama ari kwa muganga sibyo? Ntabwo ushobora guhabwa imiti atishyuye urabizi ko baragusuzuma bakagenda kwandikira imiti ukagenda ukayishyura turukumvikana aho batanga imiti muganga kwandikira imiti ntabwo ari uyiguhereza yayiguha ari uko bamaze kwishyura urumva ndi gukora iki? none mama wanjye ntabwo utwe n'abakozi hejuru y'ibyo wemeye Ntabwo nabyemera ko utwara abakozi ariko se hagati ya mama wawe ukeneye kubaka n'umuntu uri kwa muganga urumva iri jansi cyangwa se ikihutirwa ari ikihe? nanjye nabikubwiye wibuke amafaranga ari kuri konti yanjye bitekerezeho ufate umwanzuro nigendere se mwana mbona abakobwa birirwa banyuranamo utari wambwira uti dewe mukazanamo ariko mama ukuri ko Imana ntabeshye nawe uransetsa ubu urabona nashinja byo mvuga ngo uyu mukobwa cyangwa se kanaka cyangwa nde ngasaba mukazana wawe erega ubu ngubu ibintu byarahindutse gute Nese wagize ngo ni bya kera umuntu avuga ngo wenda ngarateretera umuntu ngo biragenda gute? Ayiwe ushatse kuvuga ko ibyacu rero byari bibi ibyacu byari bihagaze bwuma di babarira rero twebwe umuntu arishimira rero ugomba kubanza
ugategereza mu maso bakanyura abakobwa benshi batandukanye ugashunga ukajya wafata umwanzuro. niko mwana uravuze ngo ibyanyu nibyo byiza, ibyacu byari bihagaze bwuma. Twebwe twagiraga abaranga, umuranga akaza ari umuntu w'inyangamugayo atari nk'umukomisiyoneri byanyu by'iki gihe, akaza akamenya ngo ntagomba kugira uwo abogamiraho, agomba kugira ukuri, akabaranga akakuranga rwose, ukagenda ugashakana n'umugabo mukabana neza. Uretse iby'iki gihe byanyu ngo hariya ngo ni Facebook niyo muhuriraho. Ni Facebook ariko ari umukecuru Ngaho ariko wumva se bayita Facebook. ibyo ni byo muhuriraho, mugahurira mu kabari, mugahurira mu muhanda, ngo ubwo rero wamuzanye ngo ni umugore muzarambane. Erega mama, njye ntabwo nakwicara ngo mvuge ko ibyanyu byo byari bibi, ariko nabwo nta n'andi mahitamo mwari mufite. Kandi ngira ngo buri gihe cyose, yaba igihugu, yaba ku muntu, yaba ku bantu, haba impinduka kuko hari ikintu bakeneye gishya kigomba guhinduka, sibyo? Ngo nawe rero ibaze kubana n'umuntu utishimiye, utegeze wikundira wowe ubwawe, ukabona baragukundiye barakurangira, byose byavagayo bijya. Gerera aho mwarantangaje cyane, mwicara muhindaguranya abakunzi, ushyuhindaguranya imyenda ku mubiri we. Ni nayo mpamvu rero n'abashatse bataramye. Ikindi ugasanga niyo washaka babandi mwagiye mukururana kuva kera, ubundi baracyagukururukaho, ugasanga ubwo wubatse barushenye. Erega mama, ibyo uvuga mwabyumva, ariko buriya akenshi ingoma zihindimirije nyine uragerageza ukajyana nayo, kuko ntabwo umurishyo wahinduka nimba ari ukubyina gutya, kandi kwisaba gutarama ntabwo wakomeza kubyina kwa kundi. Rero njye ndumva nta mpamvu yo kuba, nta n'ipfunwe riri muri ryo kumva ko wabana n'umuntu wikundaniye, nta n'impamvu yo kujya kubaza njye ntabwo nyuma. Ariko ujye umenya ko natwe twakundanaga, ariko uwo muranga akabaho, akabaza umuryango we w'umukobwa, akabaza umuryango we w'umuhungu, mbese akabazi b'abana bashaka gushakana, akaba bazi. Ariko iby'iki gihe twebwe nta mukobwa watinyukaga kujya gusura umuhungu ngo arinjiriwe mu nzu cyangwa arinjira mu rugo rw'iwabo. Reka da, ibyo ngibyo ntibyatubagaho, ntabwo byarangwaga icyo gihe. Erega ibintu bigenda bihinduka. Erega mama, ibintu byarahindutse rwose, ntabwo nta n'impamvu yo kubigira intambara. Ibintu byarahindutse. Ubu umukobwa akikora akazi iwabo akaza hano, aho kugira ngo mwicare mu ntebe nk'iyi yo muri salo mukaromboreza mu cyumba. Ibyo bintu ntabwo ari byo, ibyo bintu si umuco. Niho hahandi havamo ibibazo, ugasanga ubaye umuteye inda cyangwa se n'uwaguteye indwara, uwabwirwa n'icyo aho yirirwa ashurashura hose. Rwose ni umuco muta kandi mubishaka. Erega mama, njye ikintu nakubwira, ibi ngibi ubu aba ari ukurya ubuzima, ari ukurya iraha, ntabwo umuntu aba yagafashe umwanzuro wo gushaka. Kandi ga n'ubundi bajya babivuga ngo umuntu muzaba murahura nyine bigahita byikora, ntabwo habanza ngo ibi ngibi byakururu ngo musurane ngo mujya wapi. Ubu nanjye wanjye azaza gutya banjye mu nzira duhure mu byumweru 2 ukwezi tatubana. Erega mwana wanjye, ibintu byo kubaka ntabwo ari ibintu byo guhubukirwa, ni ibintu byo kubanza ugatekerezaho, ukamenya utungiye kubakana nawe yitwara ate, ameze ati. Ikindi ko nyine ibintu by'abaranga mwabitesheje agaciro, ariko byari byiza. Iyi ni imyumvire ya kera mama. Iyo ni imyumvire ya kera. None se uvuga ngo urabanza ngo ujye kumenya ngo mujye kubona mujye kugira uti, yego wo mumaranye igihe nimba mama mushobora kuba mwaryamana nyine nk'uko bivuga. Birashoboka cyane ko murangiza kuryamana kujya kuryamana ahandi. None ibi birashoboka. Rero ibyo kuvuga ngo banze ngo ujye kugira ute kugira, rega ushobora kujya mu isoko
tugahita dukubitana ngashyira mu mago. umva rero nkubwire mwana wanjye, ibintu by'urukundo, ibintu byo kubaka ntabwo ari ibintu byo gukinisha. Umuntu muzabana imyaka yose mukabyarana mukagira gute, ntabwo ari ibyo gukinisha, ni ibintu byo kwicara ugatekerezaho, ubundi warangiza ukavuga uti ngiye kubaka. Have rero mwana wanjye, ejo utazicuza nyuma y'igihe, ejo utazisama wasandaye. Byo kwitondera. Mana y'isi n'ijoro, nizere ko ibintu mama yambwiye bitagiye kunsohoreraho. Kandi n'ubundi ngo umuhana avayo.